Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru ikinanira umuntu umwe babiri baragishobora ikinanira batanu icumi baragishobora nshaka kuvuga Abanyarwanda nituba umuntu umwe tuzakora byose ibyo dushaka kandi tuzabigeraho tuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru nimuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru ndende igera mu ijuru Imana igiye kureba abantu bayisatiriye ubumwe bufite imbaraga zo kwica no gukiza nimuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru nimuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru Fatakanya utekereze aho wahereye inshuti urawe nyine wigunze n'abantu bawe bakeya ibihe bikomeye wabonye cyangwa se wagezemo fata umwanzuro uyu munsi uhite mu bumwe nimuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru nimuze dufatanye twese Banyarwanda banyarwandakazi tuve mu bwigunge dukora umurimo w'Imana mu Rwanda turwanye sida inzara n'ubukene twubaka igihugu cyacu biturangiza twigendere mu bwami bw'ijuru biturangiza twigendere mu bwami arakoze korari imigezi y'ubugingo iyo ni korari imigezi y'ubugingo wumvaga y'itorero rya UCC hariya Niboye ku cyicaro gikuru cy'amatorero ya UCC ikaze rero bakundwa mukurikiye program mugezwa n'itorero rya UCC ryitwa program yitwa ubyutse burakenewe rero ni ikiganiro kitaramara igihe kirekire ugikurikirana twatangiye itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri
uyu mwaka wose turi kumwe namwe buri kuwa kabiri kugera kuwa gatanu isaha n'imwe ku isaha ya saa 9 kugera saa 10 naho kuwa gatandatu dutangira saa 6 zuzuye. Saa 6 rero murumva ko twageze muri studio. Tubahaye ikaze rero nshuti bakundwa mudukurikirana muri aka kanya. Turababwira ko ari Pastor John guturuka mu itorero rya UCC. Uyu munsi mbazaniye umushyitsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana Bibarimana Janvier. Turi kumwe rero uyu munsi wa none, turagira ngo tubagaburire uyu munsi wa none. Turabagaburira abaho muri mwese rero murahabwa umugisha. Ni buri mu rugo, ni buri ku kazi, icyo urimo ukora cyose turagusaba ko ukurikira iyi program, ukurikire wirinde ibyakubuza kuyikurikira neza. Amagambo tubazaniye, ubutumwa tubazaniye nubwo kubaruhura no kubazanira impinduka. Iki cyumweru turavuga ku magambo agira ati Yesu arahamagara abarushye n'abaremerewe. Kuva kwa kabiri niyo magambo tubabwira, arahamagara abarushye kandi n'abaremerewe ngo nibaze bamusange abaruhure. Ariyamamaza, afite ububasha, afite ubutware, afite ubushobozi. Ibibazo byawe ashoboye rwose kubyikorera. Ashoboye kubyikorera. Byananiye abantu, byananiye inshuti zawe, byananiye abavandimwe bawe, ariko Yesu ntabwo ajyananirwa. Inshuti rero bakundwa mudukurikirana, muturuka yamuherereye mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi, turagira ngo rwose tubahe ikaze. Tubahe ikaze muri uyu mwanya. Uyu mwanya rero nzi ko mugiye guhabwa umugisha, nzi ko mugiye kugirirwa neza, kuko Yesu Kristo yabiteguye kugira ngo ahumurize imitima yanyu, akize ubugingo bwanyu akaga. Uyu munsi nzi ko turi mu weekend, ejo turitegura kugira ngo ejo tuzaze mu nzu y'Imana ku munsi w'Imana. Turakubwira ngo ushobora kwitegura ukazabana natwe ku munsi w'ejo w'icyumweru itariki ya 12 ukatubera umushyitsi. Nihuse rero nakira umukozi w'Imana Janvier aradusuhuza, namara kubasuhuza ari bunadusengere dutangire program yacu. Murakoze kuzimana Pastor John, Imana iguhe umugisha. Amen. Naye ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, iryo zina ry'imbaraga. Nitwa Bibarimana Janvier. Umugabo Yesu yagiriye ubuntu amagakiza ngakeneye, ankuraho imitwaro Satani yanshyize ku bugingo bwanjye, nuko ndakubwira ngo ndi muzima. Rero ndagira ngo mubwire yuko mu gihe tuzajya tubana ufite ubuhamya buzajya bugufasha, kumfashije benshi mu byo Kristo yagiye akora ku bugingo bwanjye. Hari abakize, hari amerewe neza. Ndakubwiza ukuri ngo n'aya masaha turi bubane hari icyo Yesu ari kore ku bugingo bwawe. Amen. Ni wizera nkuko nanjye nagiye nizera abakozi b'Imana bavugaga, simvuge ngo n'abantu bavuga, nkavuga nti uwo ni Yesu urimo kubakoreramo. Ndakubwira ngo kuri uyu munsi hari ikibikoye ku bugingo bwawe. Ndakubwira ngo uri bubyuke kuri ubwo buri urwariyeho. Ndakubwira ngo ikigutwaza igitugu cyose, ndakubwira ngo iyo ari inzara mu rugo iwawe hari ikibikoye ku bugingo bwawe n'utega amatwi. Rero ndagira ngo utelefone mugenzi wawe, utelefone inshuti yawe, uyibwire yuko cya kiganiro gitangiye, kitumutegurwa n'itorero rya UCC Niboye. Imana ibamugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Dusengera kugira ngo tugende. Turagushimye Yesu munyembaraga w'amahoro, ubwitange bwawe wakoreye ku musaraba nibwo bungejeje aha ngaha kandi nibwo bwankijije. Uwiteka nyir'ingabo ndagushimiye mwami w'abami. Iyo utaza kujyayo ngo umenyeshe izina ryawe, nanjye nta bugingo mba afite, nta n'ubuzima mba afite, n'amagambo mvuga simba nkiyavuga, kuko Satani aba yaramize bunguri. Ndagushimiye rero ku gitambo watambye mwami w'abami. Ndagushimira bw'abakozi wawe mwami wahamagaye kugira ngo bamenyeshe ijambo ryawe. Nawe ndagushimira mwami w'abami no kubw'aba bakozi bashyize iradiyo aha ngaha kugira ngo abantu bashobore kumva ijambo ryawe, kuko ntawe dushobora kugera hamwe icyarimwe. Uwiteka nyir'ingabo, kuko uzizera wese akizera amagambo avugirwa kuri radio azakira, kuko ibyo ngibyo mbibonyeho. Ndagushima mwami w'abami kubwo igihugu cyacu uhaye amahoro. Turagushima bw'abayobozi bacu, turagushima mwami Imana kubw'umutekano, turagushima ko buje ko bukeye ko ushobora kuturinda ukatugirira neza. Mwami ubane n'abantu bose, ubane n'ababaye mwami w'abami, kuko n'ababaye mu kandi ugiye kubakiza. Mwami ndagushimiye, icyubahiro kibi cyawe ukomeye n'ukubu kwawe mu izina rya Yesu, amen. Shuti bakundwa rero turashimira iyo sengesho. Ndagira ngo aka kanya mwibutse gushaka kwandika ubutumwa bugufi ukabwohereza kuri telefone zacu tukiri muri studio tukagusengera. Yenda waboreje guhamagara ariko wohereza ubutumwa bugufi, ndakwibutsa rero ko ari 0782 75 7462 0782 75 7462 ku murongo wa Tigo urohereza kuri 07 2 2 2 5 7 4
6-2 ndasubiramo 07-2-2-2 wamara kwandika 2-3 ugaherutsayo ugakomeza 5-7-4-6-2 2-2-2-5-7-4-6-2 ohereza ubutumwa bwawe bugufi dusengane, wowe urwaye, wowe ufite ikibazo, wowe ushaka tuyoboza neza, turiteguye kugufasha kugira ngo tukubere umugisha, kuko turi hano ku bwawe kugira ngo dushobore kugira uwo dufasha. Bakundwa rero nkuko mubyumvishije, turagira ngo dutangire gusenga muri aka kanya. Amen. Dutangire kubabwiriza, tubagezeho ubutumwa bwiza tubazaniye. Umunsi w'ejo twasomye icyanditswe, turi kumwe hano na Pastor Bena, twabasomye icyanditswe dusanga mu gitabo cya Yohana ibice 4 umurongo wa mbere, aho twarebye ku umunyasamariyakazi wahuye n'umwami w'abami Yesu Kristo. Hanyuma Yesu afite amagambo yamubwiye. Umukozi w'Imana Janvier ari budusomere guhera ku murongo wa mbere kugira ngo dukomeze n'ubutumwa bwacu. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Yego. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarizayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Iyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu i Samariya witwaga Sukara, bugufi w'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo cyane rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Bureke gato bakundwa rero mutwumva, murumva aya magambo mumaze gusomerwa. Niba dafite bibiri uri kumwe natwe aka kanya, turagira ngo tugendane. Yesu amenya iby'abafarizayo, amenya ibyabo, amenya ibyo batekereza, bagambiriye, bumvise ko arimo abatiza abantu benshi barimo barihana, benshi barava mu byaha, benshi barava mu bibi, benshi barata idini bari bambaye, benshi bariyambura karande, bariyambura umuco, bariyambura iby'Imana yangaga. Abafarisayo batangiye kumurwanya, bumvishije ko benshi arimo arababatiza, barihana ibyaha byabo, barava mu ngeso mbi za kera, baritandukanya n'iby'Imana yanga. Abafarisayo bamaze kubyumva ngo babyumve yigisha kandi abatiza benshi. Abafarisayo naho bagiye n'ubu baracyahari. Iyo bumvishije ko benshi barimo bigishwa, benshi barimo kwihana, benshi barimo kubatizwa, benshi babaye Pentecote, benshi bayambuye idini ryabo, abasore bakijijwe, inkumi zavuye mu bizira, abagabo n'abagore basezereye idini, biyemeje kuba barokore ku mugaragaro, biyemeje kuva mu byaha, biyemeje kuva mu bya kera, barahindukiye ngo abafarisayo barahaguruka. Abafarisayo barahaguruka. Bahagurukijwe n'iki? Bahagurukijwe n'uko Yesu arimo abwiriza benshi, arimo yakiriwe na benshi, benshi barimo kubatizwa. Iby'imibatizo ya mbere barabisheshe, bamenye ko bafashwe ku ngufu, bamenye ko bahabeshywe, bamenye ko itari imibatizo yuzuye, bahitamo kwihana, bahitamo gukurikira Yesu, bava mu byo barimo. Nakubwiye nshuti mukundwa, igihe cyawe ni iki ngiki. Wowe udukurikirana muri aka kanya, andika ubutumwa bugufi, ntugire ubunebwe. Hano bamwe mugirwa n'ubunebwe. Andika ubutumwa bugufi, wohereze kuri iyo mirongo urimo uhamagaraho. Icyo nicyo uri bukore, nicyo cyagufasha, kuko isaha yo kugira ngo tubakire ntabwo iragera. Ariko andika ubutumwa bugufi bwo turabubona, kandi turaza kubasengera. Isaha yo guhamagara turi buyibahe nayo. Nshuti rero mukundwa utwumva, hari abatishimira kukizwa, abatishimira ko wabatizwa mu mazi menshi. Ntabwo abo ngabo wari uzi ko bagufite ububasha, ni wari uzi ko bakwiguriye, wabaye imbata ya, wabaye uwo kubumvira. Ariko Yesu ibyo ntabwo abyitayeho. Nuba aradutumye mu izina rye ngo tukubwire ngo nawe
ahisemo kunyura iwawe, yiyumvishijemo kunyura iwawe. Ntabwo Yesu acika intege, nubwo bashaka kumubaza, bashaka kumuhangara no kumuhagarika bamutera ubwoba, ahubwo amenya ko ari undi ufite ikibazo muri ako gace. Amenya ko i Samariya naho hari umugore ukwiye gukizwa, amenya ko iwanyu Rurindo hari umuntu ukwiye gukizwa, akava mu bintu byose yakoranaga nabyo agatanya bingi. Amenya ko iwanyu Musanze, iwanyu Gicumbi, iwanyu aho i Gatsibo, iwanyu aho ngaho Nyagatare, iwanyu aho i Kayonza cyangwa Rwamagana, kuko iriye gukizwa dore aranyura iwawe. Nicyo cyatumye wumva iyi gahunda, wumva iyi radiyo, kugira ngo ugirirwe neza n'isumba byose. Nshuti mukundwa, hari icyo Yesu ashaka gukora. Yiyumvishijemo kunyura iwawe, yiyumvishijemo guca i Samariya. Ntabwo mu mwanya tuvuga Samariya ko siho arimo avugira, ahubwo uyu munsi aravugira mu matwi yawe, aravugira iwawe akoresheje iradiyo n'abakozi be n'ijwi ry'abakozi be. Aradutumye ngo tukubwire. Yiyumvishijemo kunyura iwawe, yiyumvishijemo kuza iwawe. Arakubona ko urushe, arakubona ko wiyumanganya, arakubona ko wananiwe, arakubona ko ugerageje, ufite inyota y'iby'isi, inyota y'ubutunzi, inyota y'icyubahiro, ufite inyota y'ubusambanyi, inyota y'inzoga, inyota y'amafaranga, ufite inyota yanze kuzima, inyota yanze gushira. Urashaka kurohayo, ufite apeti ya buri kintu cyose, buri icyo ubonye cyose uragishaka. Yesu yiyumvishemo kunyura iwawe, yiyumvishemo kunyura mu rugo rwanyu, yiyumvishemo kunyura iwanyu. Wowe utwumva aka kanya, hari undi muntu uri hafi yawe wari ukwiriye kumva aya magambo. Mwegere umbwire twumva ubutumwa, buraza kuryoha ubutumwa ari ukubwumvana n'undi. Aya magambo tukubwire, hari igihe aryoha uyumvana n'undi, ukamenya ko murimo mukirira rimwe, mugatsindirwa rimwe, mukihanira rimwe, mugahindukirira rimwe. Bakundwa mutwumva, Yesu Kristo yiyumvishemo kunyura iwawe. Aya ni amagambo nkubwira nshize amanga, kandi mfite icyizere mu mwami w'abami. Niba yiyumvishemo kunyura iwawe, ntabwo agusiga uko wari umeze, ntabwo usigara uko wari uri. Araguhamagara rero, va muri ibyo watekerezaga, va muri ibyo wibwiraga, kuko anyuze iwawe, kuko akubaha, kuko agukunda, kuko agushaka, kuko areba ubayeho nabi. Abonye ubuzima bwawe, abonye ibitekerezo byawe, wari unaniwe, washaka kwiyahura, washaka kwivutsa ubuzima. Araguhamagara, yaje iwawe. Niba uvugana nawe kunyura kuri uyu murongo wa Hot FM, urakira, urabohoka, urabaturwa, kuko Yesu yagutekerejeho. Umurongo ukurikiye uradusomera umurongo wa 7. Dusome izina rya Yesu. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nka umunyasamariyakazi urasaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abanyasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Atangiye kuvuga kandi amagambo akompuritse uyu mugore atari busobanukirwe neza. Iby'amazi y'ubugingo uyu mugore ashaka kutabisobanukirwa. Nawe ushobora kuba utwumva uvuze uti amazi y'ubugingo ni iki? Ibyo bisobanuye iki? Ukaba ari umunyedini ukomeye ityo mu idini ry'iwanyu bakwemera, ukaba utazi iby'amazi y'ubugingo. Reka wumve icyo Yesu avugana nawe. Yesu Kristo icyo agusaba si ikintu kinini, icyo agusaba si ikintu gikomeye, icyo agusaba si ikintu kiremereye, aragusaba ikintu cyoroheje. Ubwo udashaka kukimuha ngo nawe aguhe ikirutaho kuba cyiza, icy'ubuzima bwose, ikizana impinduka, ikikuzana umunezero, ikizana kuzura mu buzima bwawe, nicyo afite. Afite impano y'Imana, afite impano y'ubuntu bw'Imana. Iyo mana afite ni ijambo ry'ubugingo, n'amazi y'ubugingo, ni ukuguha amahoro, ni ukukuzana umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure, mu cyimbo cy'agahinda. Yesu aravuga ngo, iyaba waruzi. Aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana, ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ntabwo Yesu ashaka kumuha gusa ubuzima bwawe. Iyo umaze kumuha ubugingo bwawe uranamusaba. Iyo umaze kumuha
ibyaha byawe ugira icyo umusaba. Iyo umaze kumuha ibyawe bitakwishe, bitagukijije, bitari bikumara inyota, wari ukurikiye, nawe musaba icyo ushaka, musaba icyiza kurutaho, icyiza kirusha ibindi. Abwiye uyu mugore amugira inama, iyo aba wari uzi gusabye amazi uwo ari we, ntiwakazuyaje kandi nawe wagasabye amazi y'ubugingo. Yesu hari icyo ashaka kuvugana natwe. Umurongo wa 11. Undi ati databuja ko udafite icyo uvomesha, n'iri riba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Umva rero abantu nyedini giye muranyobera, uyu munyedini w'umusamariyakazi yari afite idini rega, yari afite urusengero asengeramo, nawe yari umunyetorero, wasanga yari n'umukozi w'Imana mu rusengero, wasanga uyu munyedini w'umusamariyakazi yari umukozi w'Imana, ariko adasobanukirwa ibyo yikorera n'iyo akorera. Arabaza ati se ko udafite ikivomesho urayavoma ute ko iriba ari rirerire? We yategerezaga ko amazi amubwira ari ay'iryo riba, none se we ko yashoboye kuyavoma ari n'umugore, umugabo, umujeni w'umusore nka Yesu yashoboraga ate kunanirwa kuvoma ayo mazi? Ariko sinacyo yavugaga, yaramuzaniye ikiruta ayo mazi yarebaga, yashakaga kumuha ikiruta icyo ngicyo. Katwumve Yesu cyamusubiza ku murongo wa 12. Mbese uruta, mbese ye uruta sogokuru Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo bwe buhoraho. Oh my God, hari amagambo uyu mugore afite kandi rwose yari afite rezo, kuko umugore arasobanura ukuntu uyu mugabo w'inzaduka arimo areba ngo w'inzaduka ataranamenya neza ukuntu ashaka gupinga Yakobo kandi yari sekuruza wabo, ukuntu ashaka gupingwa pasiteri wabo, ukuntu ashaka kwibwira ko yarusha musenyeri w'iwabo, yarusha mufti w'iwabo, kandi ari we muntu ukomeye, yarize amashuri akomeye, ari umuntu uzwi. Ariko ibya Yakobo uyu yavugaga ntago yari azi aho ari n'uwo bari kumwe, ntago yari azi ko Imana yamugendereye, ntago yari azi ko ibihe bigiye guhinduka, ntago yari azi ko ibyamurushaga umunsi bigiye gucibwa intege, ntago yari azi ko agiye kuva mu bwami bw'umwijima yinjira mu bwami bw'umucyo, ntabwo yari azi ko Yesu ataje kubwiriza iby'idini no gukomeza iby'idini, ahubwo yaje gusenya no kubaka. Yaje gusenya ibiriho yubaka ibishya. Yewe niko mubona Yesu, wowe uramubona ute Janvier? Yewe uyu mugabo ko mubona, kuko kubona yaje aho ya n'umudamu, uyu mudamu nta magambo make yari yumvishe ku bugingo bwe, ibyaye bihuye n'ako gace n'amateka y'ako gace yari atuyemo, ariko Yesu Kristo agamuzanira we ibintu bishya batanumvikanaho. Undi akabona amazi atemba mu mugezi, undi akabona amazi y'ubugingo mu ijuru, kugira ubumvare bari bahabanye, ku buryo bazanyemo n'umugabo bita Yakobo. Ati se uyu mugabo Yakobo ibyo gatigeza bitubwe kandi bafukwiririba, wowe urabikura hehe? Ko tutigiye tukubona ufukwiririba uturutse agana hehe? Ubwo rero atinda kwizera, atinda no kugira ngo asobanukirwe uwo mugabo. Kubwo yanamubajije aramubwira ati se uko aya mazi ivuga y'ubugingo, ubugingo n'amazi bihurira agana hehe? Kugira no kumungo hasi yamubwiye ngo yampeho kugira ntuzongera ukundi kuza kuvoma. Urumva rero yavuga ati nanga amazi y'ubugingo avuga ashobora kuba ari isoko yindi, nayo ivomeshwaho n'ibibindi, ntayindangire iri hehe, ikavomeshwaho n'ibivomesho n'ibicuma n'ibiki byose, ariko we ntahishurirwe kari ubugingo buhoraho. Umva nshuti bakundwa, umukozi w'Imana ari ikintu arimo asobanurira abantu mutwumva. Yesu yari afite ikiruti cy'abantu bamenyereye, yari afite ikiruti cy'abantu bafite, yarazanye impinduka kuri uyu mugore. Yesu cyaguha, Yesu cyaguhamagarira, Yesu cyagushaka kuguha kiraruta ibyo ufite n'ibyo wamenyereye, ibyo watojwe n'ibyo wigishijwe, wabifashe mu mutwe, ariko mu mutima wawe
nta kintu kirimo, umuyaga n'imiraba biraza ikaguhungabanya, ibyaha bigutwaza igitugu, kandi ufite idini, kandi ufite rwose aho usengera. uyu munsi tuje kuzanira by'agakiza, twakubwira agakiza ka Yesu gahindura ubuzima bw'umuntu, kagahindura ibitekerezo bye, kagahindura imyumvire ye, Imana ikamwishimira, Imana ikamuhagurutsa, Imana ikamusiga ubwiza bwayo n'imbabazi zayo, kamubwire inshuti mukundwa, hari icyo Yesu ashaka gukora mu buzima bwawe. uyu mugore arabaza ngo wowe urashaka kuvuga kuruta sogokuru, sogokuruza wacu Yakobo wafukuye iriba, akariha n'umuhungu we kanaka, inka ze zanywaga, imiryango yanyweraga ahangaha. Wowe urashaka gukina, naguze amateka ya hano, naguze amateka y'idini ryacu, naguze amateka y'idini ryacu naho rikomoka kuri cyane ku muntu witwa Yakobo. Iryanyu rikomoka he? Iryanyu rikomoka he? Wowe uravuga ibiki ubwo ngubu? Iri riba jyewe nkubwire naravutse ndarisanga, papa wanjye yaravutse ararisanga, batubwiye amateka yaryo, dore none wowe uratubwira iby'amazi y'ubugingo, naho tubisobanukirwa. Inshuti bakundwa, buretse guhamagara, uraza guhamagara mu kanya nituguha amahirwe, ahubwo ndi ku butumwa bugufi bwohereze dushoboye gusengana. Umurongo wa 13 hari icyo Yesu akomeza kuvugana n'uyu mugore, aramusubiza ati umwana w'umuntu wese, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Buri munsi nunywa amazi, mu gitondo niwanyoye ibyutse, none se akazuba kavuye ubu niwagize inyota. Ariko Yesu icyavuga ni ikimara inyota, ni ikica inyota mbi yose iva ku badayimoni ikorera mu mubiri wawe ishaka kukurimbuza. Arakomeza amusobanurira umurongo wa 14, ariko unywa amazi nzamuha nazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamududubirizamo, azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ubugingo buhoraho. Isoko y'amazi adudubiza niyo dukeneye. Bantu b'Imana muduteze amatwi, Yesu araguhamagara uyu munsi wa none. Ushobora gufata icyemezo, hari abatangiye kutwandikira, uravuga turashaka ko tugusengera, ugakira ubusambanyi n'irari n'ibindi bishamikiyeho n'ibindi byaha byose bitegeka inyoko muntu. Yesu ariteguye kugufasha, kuko ubwo Satani uramurezerega, erega abadayimoni urabareze, erega kamere urayireze. Yesu nawe agiye kugira icyo akora. Ubwo Yesu agiye guhaguruka, atabara umukobwa we, atabara umuhungu we, atabara uwo musore, atabara ubutaka. Urira avuga ati nabara, urira avuga ati ibyaha biranzonze, urira avuga ati idini ndayirambiwe, ntabwo yigeze imagakiza, nta mbaraga nyibonamo, ibyaha biranzonze, kandi ndi umunyedini, kandi ndakomeye, kandi ndazwe, ariko nca ruhinganye, nijya usambana, nijya uroga, ndacisha, kandi ndi umuyobozi ukomeye mu idini ry'iwacu, barananyubaha. Iyo nambaye imyenda y'idini, iyo nambaye imyambaro, bose bigirayo, baravuga ngo araje umutambyi, baravuga ngo araje umukozi w'Imana ukomeye, baravuga ngo araje perezida akorari. Ariko iki gihe ndimo mvugiramo ni igihe cyo guhindukira umucunguzi, ukubaha izina rye, ukakira agakiza ke, ukakira ijambo rye, kugira ngo inyota yose y'ibibi yabaga mu buzima bwa ayigukize. Mukozi w'Imana dusomera umurongo wa 15. Kadusome. Umugore aramubwira ati databuja akura ayo mazi nazagira inyota, kandi nazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Atazagaruka kuvoma ayo mazi agenzura uno muntu, tubwiriza ubutumwa igihe kirekire, ariko abantu badasobanukirwa. N'uyu mugore ntiyasobanukirwa, amaze kumenya ko ari sebuja, ariko narakamenya ibyo Yesu avuga. Ari abantu tubwiriza ubutumwa, akicara mu rusengero, ariko ari orshish, ari off topic, ibyo uvuga atagira kuka habe namba, gashobora gutuma hishurirwa akamenya ibivugwa. Nicyo gituma ashobora kumara igihe mu idini, akamara igihe mu rusengero, aza muri kiliziya, aza mu ikanisa, aza mu muzigiti, ariko atarabona iyo Mana, atarayimenya. Asubwo biterwa n'iki? Ikibitera pastor, ikimaje kubona umaje gukora ubushakashatsi, iyo nk'umuntu mutumiye mu rusengero rwacu akarugeramo, yabonye imbaraga zihaba, ariko nuko abantu babohoka,
akabona ukuntu abantu bakira Yes. avuga ati ntabwo mbizi Mm. kandi bwa mbere mubonye sinigeze mbibona jambo wanzanye ni hehe Mhm. ibi ni ibiki ndimo mbona Mm. ukavuga uti niko abantu bakira Yego. kandi niko abantu babona ubugingo Wow. kandi niko imbaraga ziza ku bantu Yes. niko imizimu iva ku bantu Yego. ugasanga yatinye Aha. ukamubwira uti igihe nikigera nawe uzabohoka Yes. icyo kintu njya nkibona rwose ku bantu mu rusengero rwacu nk'iyo imbaraga zimanutse rwose abantu barimo bohoka umwuka wera amaze kugera mu bantu Mm. kubera ko abantuze n'abafarizayo nabo rwose mu mitwe yabo sinzi ukuntu baba bakora Hey. abantu babaje Yesu Kristo bakabaza ngo ariko Yesu ngo abakizwa ngo ni bangahe wowe kubireba ngo ukubita ubwenge ngo tubwire abantu bakizwa ngo ni bangahe Hey. bamutera ihurizo bakagira ngo Yesu Kristo arabura icyo abasubiza ababwira ati buri inzira ijya kurimbuka Hey. iragutse cyane Nini. ni igihogeye Mm. ariko inzira ijya mu ijuru Yes. irafunganye Mm. ubu rero uyu mugore icyo mbona yagira ngo ahari amujya kumushingira robine mu rugo iwe Aha. avuga ati yari azi ko rwose abonye akanyamigezi ugiye kuzana amazi we yenda rege cyangwa na wasake yaje igiye kuzana amazi mu rugo iwe atangira atanga ubuhamya hari icyo wari ukivuga yatangira atanga ubuhamya Hey. rero muri iki gihe cyo tubona abantu usanga usanga bananirwa guhishurirwa vuba ubona ukuntu uyu mudamu yari yuhije Yesu Kristo Mm. aho bahereye baragenda avuga ati kugeza igihe uzangereza na robine mu rugo Mm. ananirwa kugira ngo ahishurirwe ko Yesu Kristo amushaka kugira ngo amuhe ubugingo buhoraho Yeah. amuruhure Mm. amuzana aba Yakobo amuzanira iby'inka ngo zavome ngo kuri iryo riba ngo zarahanywereye Hey. kuko tutabonye zuzura umwuka wera Mhm. ati ibyo ngibyo bikuyeho Ehe. icyo nicyo rero abantu badashirirwa vuba twabwiriza dutya turimo tubabwiriza ijambo ry'Imana bakavuga ngo aba bantu n'abahehe baturutse hehe kandi ubwa mbere tubyumvishe ko ari bishyashya kandi ubwo umuntu ugasanga afite ikibazo kinini kimuremereye Mm. Eh? Ndakumva. ugasanga hari ijambo iyo njya bwiriza abantu Mm. ugasanga ngo se ngo bose ngo ko twahondaguwe Ehe. ngo ubu twarakubiswe rwose ngo ubu urabona twarya iki ngo kureba ngo imizimu yadukubise Aha. nkavuga yego imizimu yarabakubise mwarahondaguwe ariko hari Yesu Kristo ushobora kubakiza akagukorera nk'ibyo yankoreye kuko nanjye ngira mu itorero bana narakubiswe Yes. iyi mizimu yankubitaga iki imizimu yaramberabeje ntasinzira Mm. Ibyo bintu bisobanuye neza. nenda gusara ahubwo uziko nigize gusaraho rimwe nkajya ntega imodoka aho kugira ngo njye Kicukiro Mm. nkajya haruguru za Nyenyeri za Gikondo nkanagerayo nkabona kumanuka nkajya iwanjye Wayataye nkaza umutwe. n'amaguru rero ndagira ngo nshuti yanjye nkubwire ngo aka gakiza n'aya magambo tuba tuvuga pastor Mm. n'ibyo umunyasamariyakazi wiyobeyezaga nubwo atarabizi neza iyo abyakira vuba aba yaroheje Yesu Kristo akamugira neza nubwo na nyuma yaje kumugirira neza Mm. ariko ijambo mbagira ngo tuba tuvuga ko umuntu aryiteho arifate ntakajya hagira umuntu umujya mu matwi amubwira ngo umva abantu barimo bavuga Yego. ubwo baravuga ibiki kandi ubwo niko amereye nabi kandi niko indwara irimo imurya Yes. kandi gutaranirwa agaramye burya agira ngo ijuru hafi inshuti bakundwa hari icyo Yesu ashaka kuvugana natwe hari icyo Yesu avugana natwe hari abantu barimo babyumva neza rega aka kanya umuntu w'Imana witwa Murungi aravuga ati Yesu ashimwe cyane pastor ndagushyigikiye cyane kwiyambura idini rwose kandi ndagushimiye kutuzanira uwo mukozi w'Imana ndamuhamiriza kuko Janvier yavuye mu idini maze Yesu nawe aramuhindura pe ni ukuri pastor uri mu mavuta adasanzwe ku bw'ubwo butumwa bwiza mutubwiye be blessed Imana iguhe umugisha Murungi barahamiriza Janvier kamubwire muntu wese uteze amatwi turi abantu Yesu yakuye kure turi abapfupfunutse turi abantu Yesu yitoraguriye Satani yaratunyukanyutse yari yaraducakanze kandi dufite amadini kandi dufite aho dusendera mu madini ariko ntitwashoboye nta butumwa bwigeze bushobora kuduhindura nta jambo ryigeze rishobora kuduhindura aho turi se si amafaranga baduhaye ahubwo baduhaye ijambo riraduhindura ibyo jambo yavugaga abantu baza mu rusengero rwa UCC hariya Niboye baza barushye baremerewe baratakaye baramenyeye kujya mu nsengero bagasinziriramo kujya mu rusengero ugasinziriramo urusengero umwuka wera yatarimo abantu bagenda bagasinzira nicyo gituma insengero zimwe na zimwe batakirenza iminota 10 25 30 bari mu rusengero 45 ubwo bakererewe cyane abageze isaha ubwo baracyari abantu bari mu mwuka cyane bakundwa ari icyo umwuka w'Imana ashaka kuvugana natwe niba ujya mu rusengero ugasinzirirayo niba winjira mu ikanisa niba winjira muri kiliziya niba ujya mu zigiti ugasinzirirayo hari ikintu kibura higa umwuka w'Imana ashaka kutahaba higa Imana ishaka kutahatura
ega Imana ishaka kutahashima, ega Imana ishaka kutemerera gukorera aho hantu. Ukwiye gushaka urusengero rw'umwuka rugutoza kwegera Imana no gukorana nayo, ukumva ijwi ryayo, ugasenga usabana nayo, ikavuga ukayumva nawe ukayisubiza, ukayisaba ikagusubiza. Icyo nicyo makeneyeho, nicyo Imana ibakeneyeho. Mwibuke dukeneye ububyutse mu buzima bwacu, dukeneye impinduka mu buzima bwacu. Kadukomeze twumva iby'inkuru y'uyu mugore, umurongo wa 20. Kadusoma umurongo wa 16. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byose ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. None arabimenye. Ubu niyo kijya kumenya ko yavuganaga n'umuhanuzi. Nibwo ahumutse amaso aravuga tweri, uyu muntu umenye ibyanjye, uyu muntu uzi ibyo mbamo, uyu muntu uzi ibyo niberamo, n'uwo mfite uyu munsi nasize mu nzu yanjye, ntabwo nawe ari uwanjye n'uw'abandi. Uyu mugore yarabizi neza ko yatwaye umugabo utari uwe. Yarabizi ko n'uwo bararanye atari uwe, ari uw'umuturanyi we. Wa mugore uratwumva? Umugabo mwararanye n'uwawe, umugabo murarana buri weekend, musohokana buri weekend, urabizi ko atari uwawe, n'uw'inshuti yawe, umugabo w'inshuti yawe. Tekereza umugabo w'inshuti yawe, umugore mugenzi wawe w'inshuti yawe, umukobwa mugenzi wawe w'inshuti yawe, umutwaye umugabo, umutwaye fiance, buri weekend murasohoka mukajya kwinezeza. None se nibigukwiriye kukizwa? Kandi ku cyumweru urambara neza ukarimba, ukimaki, ukajya mu rusengero. Ubwo se amaherezo ni ayahe? Umva Yesu rero aravuga, n'uwo ufite si uwawe, n'uwo afite si uwe. Abantu bamwe bafite abagabo batari ababo, bafite abagore batari ababo. Jean ushima Imana ko ufite umugore wawe, nanjye nshima Imana ko mfite umugore wanjye. Ariko hari umuntu ufite umugore utari uwe, hari umuntu ufite umugabo utari uwe. Ubwo se 2 3 umunsi bagukubise agafuni, umunsi bagukubise inkota, umunsi wafashwe ku mugaragaro ugakorwa n'isoni, warecyaho uyu munsi utwumva ko wagendewe Yesu yiyumvishe mu guca iwawe. Yesu yiyumvishe mu kunyura iwanyu i Samariya, yiyumvishe mu kunyura iwanyu mu Gatenga, uranyumva? Yiyumvishe mu kunyura iwanyu aho ngaho Gahanga, yiyumvishe mu kunyura iwanyu mu gace k'iwanyu aho ngaho Kacyiru. Ari icyo ashaka, aravugana nawe akakanya. Amaherezo yawe ni ayahe? Ese uzageza ryari? Ese uzihana ryari? Uzakizwa ryari? Uzahinduka ryari? Umunsi w'ejo navuga abantu bahindura idini, ariko nahindukire agasigara ibintu byose abisanisha, abona bisa, abona bingana. Turakubwira uyu munsi wa none, hagakiza ka Yesu Kristo tukuzanira, aka gakiza itorero rya UCC rikubwiriza, ntabwo kavangiye, nagakiza ko guhinduka burundu ukabicyaremwe gishya. Yesu arakuzi neza rega, Yesu akuzi neza, azi ko inzoga waraye wanyoye, wayigurije, wafashe umwenda urasinya mu ikaye. Akuzi neza. Jambi, uyu mugore akubiswe n'inkuba. Pastor uwari umudamu twumva, kuko ahantu ngiye mvuga ubutumwa, hari igihe umudamu akubwira ati ngiye narabimenyereye, nimvuze se ntavuze byose ko ari kimwe, najya hagana hehe? Ibi rwose ndabizi ko akabibamo, ko twari abagore b'abandi, ariko nta kintu kinabivugaho. Yarabyakiriye. Ubu hari abagore bakiriye, abagabo babo baragenda neza, barabyakira, bishyira mu mutuzo. Asiragira ngo baratuje. Icyo kora icyo Yesu avuga ngo barusha n'abaremerewe baze bamusange baruhure, nta mutuzo babona. Umugabo mwarabyaranye, mufitanye n'abana 4, ufite n'inda ye ya 5, none wamenye ko yabyaye abandi bana hirya, kandi yababyaye ku mugore umwe, bamaze kuba 2.
afite n'undi kandi wundi nanone wabimenya. Ubwo se hejuru y'ayo makuru yose umwambwira ko utuje ute? Ntabwo utuje, ahubwo urapfa wumva urimo urayongobera. Kambwira irukanka uze kwa Yesu, irukanka ugere kuri UCC ejo, irukanka tunganya umwenda wambara umunsi w'ejo ku cyumweru, uze wirukanka wa mugabo we, uze wirukanka wa mugore we, wa mugabo we nawe utwumva wataye urugo rwawe, wakwirukanse ukavuga uti sizi cyanyambaye jewe, nsigaye numva nashaka umugore wanjye. Uze wirukanka tugusengere, tukwirukana imbaraga zigutwaza igitugu. Ntabwo uri wenyine, hari ikikurimo, hari ikikwambaye. Satani yaguteje iyo nyota, uhora buri munsi waka, ufite irari, ugurumana. Irukanka uze. Nyamara witwa Yosefu, nyamara witwa Claude, ukwiriye gukizwa. Urabyumva Yosefa? Urabyumva Josephine? Ukwiriye gukizwa ukava mu maboko y'urupfu. Igobotora umutego w'umwanzi, va mu kigoyi cy'umugoyi, uvuze kwa Yesu. Wowe twumva muri aka kanya, Yesu arashaka kugirira neza. Niwe muhuye rego uyu munsi, niwe uvugana nawe uyu munsi. Ejo mu gitondo saa moya izinduka karugere kuri UCC, nuhagera uvuga uti ndashaka kubona umukozi w'Imana John, umukozi w'Imana Janvier, ndashaka mumfashe uyu munsi mvana mbonye, nigiye bavuze hejo, ndashaka gukira. Bibiliya iratubwira ngo hahirwa uw'ibicumuro bye byahabariwe, hahirwa udahisha ibicumuro bye, hahirwa uwo nguwo utari wisha ibyaha bye, akiyemeza akabyatura, azababarirwa, azezwa, azakurwaho umuvumo. Wibishyira kera, wibishyira ukwezi gutaha, bishyire ejo. Nawe utwumva aka kanya ushobora no kubishyira aka kanya tukagusengera. Ntabwo turi bivanga tutagusengera. Gera kuri UCC hari tukurambikeho ibiganza, dutegeka imbaraga zikurusha. Uraza kubibona, uraza kubona impinduka. Ntabwo wari uzi ko ari umudayimoni wari ukurimo, ariko ntitugusengera. Hari imbaraga zizakwihakana zibura ugeze uvuga ati no, ndagiye, yari uwacu, yari umugore wacu, yari umugabo wacu. Javi Pastor, hari ikintu Satani ajya gukorera abantu akabashyira mu kintu cyitwa amahoro kandi atari cyo. Kuko ntushobora gusambana imyaka 8, 6, 9 uwacu murapfa. Icyo maje kukibonaho iyo tuvugana n'abantu, tuvugana nabo gucya ngo abantu bashobore kuza kwa Yesu Kristo, burya bari umunsi wabo wa nyuma. Imizi biri hafi kugira ngo ibatware. Umunsi umuntu yumviye ubutumwa niwo munsi, niyo mahirwe ya nyuma bafite. Niyo mahirwe ya nyuma bafite. Oh my God. Kuko nta muntu ushobora kurambira mu cyaha. Data yaraterekeraga arabandwa tukajyana niyo muhora afite. Ariko mu mwaka wa nyuma byahise bimutwara. Iyo aza kumenya rero agakiza, akaza nk'ubwo agakizwa, akajya mu buntu bw'Imana aba yarakize. Uriye tuvugana n'umuntu gutya, tuvugana n'uwo mudamu ufite icyo kiyegezo nk'icyo ngicyo. Imizimu yateye gutyo, aba akwiye kujya kwihuta, akihuta akagera kuri UCC kugira ngo ashobore gutabarwa. Kuko Satani ntashobora gutuma urambira mu cyaha, kuko urupfu rurimo rukwegera, rurimo gusatira. Kamubwire rero wa mugore we cyangwa wa mugabo we, kamvugane n'abataragira ababo bagabo watwaraga umugabo w'abana. Uretse ko ari umugabo uri musenga avuga ati mwami, gihe naririnze, ndashaka umugore uwambere, umugore ari serious ashaka kubaka urugo. Ubwo se waretse umugabo w'abandi ugasenga, ugasaba Imana ikaguha wawe mugabo, ikaguha wawe mugabo uzagutunganya akakubera umugisha, akakubaha, akagukunda, kuruta kugenda ufata uwo ubonye wese, umuyisi wese ugashaka kwabuwa, n'undi ugashaka kwabuwa, bose ugashaka kumenyana nabo, bose ugashaka kurya ibyabo. Niko ugomba kubyishyurira. Jewe uransetsa ukomeza kwihambira mu bibi, nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Ndikira kwishushanya mu idini, ndikira kugenda wiyoberanya, uzugutangira kugendera idini, ukagenda ingendo y'idini, ukanayambarira, ukasodoka ariko umutima wawe udasodoka. Abantu bashaka kuvugana natwe, katubanze twakira uyu nguyu. Allo? Bite? Ni amahoro. Mwari muraho? Turaho, nawe urahoze? Uritwa nde, wifuzaga iki? Ndumva nibeshye nomero ndi. Mbabare. Akira ubutumwa twege turavuga ubutumwa.
inshuti mukundwa ushobora kohereza ubutumwa bwawe bugufi kuri 0782 754 0782 754 cyangwa se 07 22 2 gatanu 74 6 bwoherezaho ubutumwa cyangwa uhamagare turashaka kwakira dushobora kugufasha dushobora gusengana nawe wowe uri ku murongo twagira ngo twakire Yesu hari ikintu ashaka gukora mu buzima bwawe ashaka kugutandukanya n'imbaraga zakujisha vayo tukubohoze kuko ntabwo uri wenyine hari isezerano ribiri kuriho hari umwuka ukomeza kukwishyuza katwakira umuntu uhamagara okay yabipaga gerageza uhamagare turiteguye kugufasha turiteguye kugira ngo tugufashe kurushaho kuko umwanzi Satani yarigaruriye ibitekerezo byawe aguteza ubwoba ugenda mu buzima bw'ubwoba abatwandikiye Hitimana message twayibonye turagusengera mu kanya gatoya nuve kuri radio yawe wowe ushaka gukizwa nuve kuri radio yawe reka tubanze twumva umurongo wa 21 w'udusomera kadusome mu izina rya Yesu basogokuru bacu basengera kuri uyu musozi nawe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa Yesu aramusubiza ati mugore yizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga Imana yashaka ko bene abo ari bo bayisenga areruye none havuze ko Imana ari se yariya yabonaga umuhanuzi ariko aramubwira ati rero ntabwo wari ubizi ko Imana yohereje umwana wayo genda umwana w'Imana niwe murimo muvugana ntabwo uvugana n'umuhanuzi gusa uravugana n'umwana w'Imana uravugana n'uwigererayo uravugana n'uwiberayo n'uwabayeyo nuzi neza ibyo ngibyo uvuga usenga aramusobanuye ati mwebwe murasenga ibyo mutazi ati igihe kiraje ubwo basenga data ntibazongera kumusengera kuri iyi misozi ahubwo arashaka abamusenga ko bamusengera mu kuri no mu mwuka kuko nawe ni umwuka bakundwa muteze amatwi twegereza gutangira gusengana n'abantu mutandukanye ndakubwira ngo Yesu arashaka ubugingo bwawe ashaka kugutandukanya n'inyota y'ubusambanyi inyota y'ubusinzi inyota y'ibinyoma hari umuntu ahangaho unyumva akakanya urimo uravuga uti yewe pasiteri nabyo nihana kuva mu buto bwanjye nabaga mu idini kuva mu buto bwanjye jewe nari umuntu w'ingeso nziza nakoreye Imana mu rusengero ariko umwuka w'Imana hari icyo avuga Bibiliya iranyereka neza ngo kuva mu buto bw'abana b'abana ngo bahora batekereza nabi gutekereza kwabo ni kubi Imana yashaka kugukiza gutekereza nabi igukure mu bantu batekereza nabi cyo cyanditswe nabwiye ko kiri mu gitabo cyitangira ibice 6:5 Imana iravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose nta n'igihe kuba kwiza nshuti gutekereza kwawe nta nubwo kwigeze kuba kwiza ahubwo imbabazi z'Imana nizo zitumye ukiriho none Imana yashaka ko wihana irashaka kuhindukira ugasiga ibibi ukava mu bibi wanyu mu rungano rwagushukaga ndahamagara abasore n'inkumi umunsi w'ejo kuri UCC nimugoroba 10:00 z'umugoroba tuzaba dufite igiterane cy'urubyiruko turaguhamagara wowe utwumva wowe ubaswe uri umusore wabaswe n'urumogi wabaswe n'ubusambanyi wabaswe n'inzoga yewe utwumva aka kanya ejo bana natwe ku isaha ya 10:00 hariya ku itorero rya UCC Niboye uze rubyiruko uduhanwe umugisha ushaka kugira ahandi usengera mu gitondo ariko nimugoroba ubane natwe urashobora yenda kubana natwe mu gitondo nanone icyo nicyo cyifuzo cyacu niyo mpamvu ndetse tuza kubwiriza ubutumwa bwiza vayo tubane duhanwe umugisha kugira ngo ejo nimugoroba
tuzashobore kongera guhanwa umugisha ukomeye mu rubyiruko. Uyu yaranditse aravuga ngo Yesu ashimwe pastor, nanjye UCC ndabemera kuko narahageze mbona n'ubu ati mbona n'ubuntu bw'Imana pe, ndabihamya. Ahubwo abantu nibite nibatebuke kuko nahakiriye indwara ni Enoch katwakiriye umuntu. Hello pastor. Yesu ashimwe. Ahimbaze cyane. Muri amahoro? Ni amahoro. Urakurikira radio? Uri muri radio? Turi mu kiganiro ububyutse burakenewe. Reka njye. Arakoze cyane, uwo ntabwo yari yamenye ibyo ari byo, ariko Yesu Kristo ni muzima, arimo arakiza abantu be, arabohora abantu be. Inshuti mukundwa wowe utumva, dore Enoch yaraje arahakirira, abadayimoni bamuvaho, imbaraga z'umwijima zirahunga. Mwene data watwandikiye ushaka kuva mu busambanyi, Uwiteka Imana Nyiringabo aragukiza burundu. Ihute wowe ugere kuri UCC, tugusengere, tukurambikeho ikiganza, twirukana abadayimoni bakuveho, twirukana imbaraga z'umwijima zikurekure, iyo myuka yari yarakubase kuveho. Yesu yanyuze iwawe, yiyumvishijemo kunyura iwawe, yiyumvishemo kuza kugufasha. Arabizi ko wananiriwe aho ngaho urakwama. Satani aragusuzugura, agukubita inshi, arakunyukanyuka, amahembe arakuniga. Ukwiriye kuza ugakizwa, ukakira agakiza, tukakubatiza, ukava mu byakera ugahinduka icyaremwe gishya. Aka kanya ndagira ngo mfata akanya ko kongera kubarangira neza UCC ahiri. Twe twaturutse ku itorero rya UCC Niboye, niho ku cyicaro gikuru, ni naho uzadusanga umunsi w'ejo. Uramutse uje kubana natwe, vayo tubane muri service y'igitondo, itangira saa 9 z'igitondo, tugasoza saa 6 z'amanywa, ano bagataha. Turagira ngo tubahe telefoni zacu zigendanwa, twongere tubibutse, ni kuri 07 88 75 74 62 cyangwa 07 222 5 74 62. Hamagara cyangwa wandikire Pastor Bena kuri 07 88 51 33 32 0788 51 33 32 cyangwa umwandikire kuri Tigo ukoresheje 07 2 5 1 wongereho 3 wongereho 3 2. Iyo ni mirongo ushobora kubona umukozi w'Imana. Nucikana ushaka kuba ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana Janvier, ushaka kumuyoboza, telefoni ye 07 yego 85 69 247. Imana ibaho umugisha, ibarinde, ibakomeze. Ejo tuzabonane kuri UCC hariya Niboye, tuzongera kumvana namwe kuri radio kuwa 2 saa 9. God bless you.